Benshi mu bakurikiranwe icyaha cyo gusakaza amashusho y'ubwambure ya Mpano ari Matera Kabariro n'umukunzi we bakomeje gushinja ko ya Mpano kuba ari we wisakarije ayo mashusho ndetse bagasaba urukiko ko yaba ari we ukurikiranwa ho icyaha cyo gusakaza amashusho y'urukozasoni. Mbere na mbere kamanzi bibutse ko abirimo Pazomani, Kejoni, François Xavier, Papi Nesta n'abarimo Jihad bamaze gutabwa mu yombi kugeza kuri ubu ngubu bakurikiranwe icyaha cyo gusakaza amashusho y'urukozasoni ya Mpano ari Matera Kabariro n'umukunzi we. Abantu mutabyibukaga rero kandi bibutse ko tariki enye z'ukwezi kwa 12 aribwo Pazomani ndetse na Kejoni bari baburanye, igihe abandi icyo gihe batari baburanye kubera ko witwa François Xavier atiriteguye kuburana ndetse atarafite n'umwunganira mu mategeko. Icyo gihe Kejoni ndetse na Pazomani bahurirazaga kuko batemera icyaha cyo gusakaza amashusho, ahubwo bose bakaba barahamyaga ko ya Mpano ari wakaba yakurikiranwaho ibyiwe kuko yashyize amashusho kuri email kandi bizineza ko email ye ifitwe n'undi muntu. 11 François Xavier na Jihad baburanye kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo aho ubushinjacyaha bwagaragazaga impamvu zikomeye bakwiye gukurikiranwa bafunze, abandi bagaragaza ko bakwiye gukurikiranwa bafunguwe. Nagira ngo Papi Nesta ndetse na Jihad uburyo bireguyemo muri uru rubanza. Duhereye kwa mbere witwa Ishimwe François Xavier, ubushinjacyaha bwagaragaje ko iperereza ryagaragaje ko yasakaje amashusho ya Mpano ndetse hari nabo yahaga ariko babanje kumuha amafaranga, urugero ngo batanze uwo yahaye amwishyuye igiceri cy'ijana cyonyine y'u Rwanda gusa. Ishimwe François Xavier rero mu kwiregura rero yavuze ko ibi byaha igihe byabaga atarafite telefoni, ahubwo telefone yari ifitwe n'inshuti ye, iyo nshuti ye ikaba rero yakoresheje ibigize icyaha kurikiranweho. Nubwo uyu nguyu Ishimwe François Xavier yireguye avuga ko telefone ifitwe n'inshuti ye, ntabwo yigeze yiregu asobanura umwirondoro w'iyo nshuti avuga ko yari mufitiye telefone muri icyo gihe amashusho ya Mpano yajyaga hanze. Ndetse komeza no gushimangira ko ibyo ngibyo avuga ari ukuri. Ubushinjacyaha bufata ko ukwiregura kwe ari ugushaka guhunga icyaha. Wakabira buranye no ku munsi w'ejo yitwa Papi Nesta, uyu nguyu akaba yaraburanye yemera ko yasangije abantu babiri amashusho ya Mpano, gusa ashinja ya Mpano ko ari we washakaje amashusho mbere na mbere ayashyira kuri mail abizi neza ko ifitwe n'undi muntu. Papi Nesta rero yemeye ko ngo uyu nguyu yemvishe ko amashusho ya Mpano ari hanze, ngo yasabye inshuti yitwa nyina y'umuntu Florence, nyuma aza kwisabwa n'izindi nshuti ze ebyiri harimo Kalisa John ndetse n'uwitwa Eric, ndetse bose nyuma ngo yaje kuyabaha. Umwunganizi w'amategeko rero yaje kuvuga ko umukiriya we ari we Papi Nesta yaje gukora icyitwa share ahubwo tigeze akora icyitwa published. Araje yunga mu ry'abandi navuga ko ya Mpano ari we wisakarije ari amashusho ayashyira kuri mail, nyamara abizi neza ko iyi mail atari wenyine uyifite ahubwo ifitwe n'undi muntu. Uyu mwunganizi w'amategeko rero wa Papi Nesta yakomeje avuga ko muri rubanza rwaciye abantu hejuru bagafata abantu badafite isano mu gihe nyiri gukwirakwiza amashusho ahari. Uwa gatatu rero yaburanye Jihad waburanye ku munsi w'ejo. Jihad uyu nguyu we rero yashinjwaga amashusho yashize ku rubuga rwa YouTube, aho yavugaga ko amashusho y'urukozasoni ya Mpano ajaraje Nyarugenge, ndetse avuga ko hari itsinda ryitwa Abashumponyonyo aya mashusho yanyujijwemo. Gusa nubwo iyi group ya WhatsApp yitwa Abashumponyonyo yashinzwe na Jihad, raporo ya Cyber igaragaza ko amashusho atari yigeze yashyira muri group, habwe yashyizwe muri groupe n'uwitwa Rukundo Eritie, gusa akaba atarafatwa ahubwo akiri hanze. Maître Bayisabe Irene umwenera Jihad mu mategeko yavuze ko ntago Jihad yakwiye kurikiranwa, ngo yakwiye kurikiranwa ya Mpano wakwirakwije amashusho kandi cyangwa se yemera no kwifata amashusho. Kandi abahanzi bakeneye no gutwika imyidagaduro nyarwanda bagakora iyo bwabaga kugira ngo bavugwe. Maître Bayisabe Irene kandi yakomeje avuga ko ngo byashoboka ko ngo ya Mpano yashyize amashusho hanze ku bushake bwe, ngo ari amayiri yo kubona uko ajya mu Birigi kuko ngo kuri ubu ngubu ari kwitembera mu mihanda ya Buruseli. Mu buhamya bwatanzwe na Eric Semuhungu yavuze ko yabonye amashusho yashyizwe na Jihad ku rubuga rwa WhatsApp, ngo nuko witwa Odette afata screenshot ashyira kuri WhatsApp ye, nuko Semuhungu ayabonye abyohereza ya Mpano. Maître Bayisabe Irene rero wunganiraga Jihad rero yavuze ko amashusho atari kujya kuri stat ya WhatsApp yari maremare cyane, ndetse ngo avuga ko kuba Odette yarashyize kuri screenshot ye igaragaza ko ya screenshot yafashe kuri stat ya Jihad, nta kigaragaza yuko ari Jihad cyangwa se ari uzabakiriho spiriye, kuko mu gihugu hari abantu bitwa ba Jihad benshi. Nyuma yo kumva impande zombi rero urukiko rwemeje ko ruzasoma urubanza ku itariki 17 muri kuno kwezi turimo kwa 12, akaba ari nabwo rero Pazomani ndetse na Kejoni bazasomerwa mbere yuko nyuma yuko isomerwa ry'urubanza rwabo ryari kuzaba ku munsi w'ejo risubitswe. Ngayo nguko rero yari kwihangana Elisa Reponse, turagenda dukomeza tubagezaho izindi nkuru zigenda zikwirakwira kuri iyi mihanda umunsi ku munsi. Mugire ibihe byiza.